ahangaha tugezeho murebye tunyuze ni kwa T Benjamin mu rugo. Gakeya turaje tukwereke ese hari abantu benshi Imana yakoreye ibitangaza. So akaba hari umumama twasuye, turasohoye, umumama turamusuye, hari byinshi Imana yamukoreye. Araje kubyira ubuhamya, dore ahangaha niwe mu rugo twasohoye. Umumama ngira ngo mwamubonye, si mwamubonye? Uraho? Yego. Urakomeye? Yego. Harya amazina yawe bakwitaga nde? Kwa Aida Nkurunziza. Aida Nkurunziza. Twagusuye ubu ngubu hano uri live kuri T Benjamin TV. Dushaka ko usangira n'abantu live. Urukunkenga. You are streamed live. Abantu hirya no hino bose bashaka kumviriza ubuhamya bwawe, bashaka kumva icyo Imana yagukoreye. So turagusaba utangira aho ngaho. Yesu ashimwe bene data. Ndashima umwami Yesu wandokoye. Yansanze narazimiriye mu businzi, mu busambanyi, mu bujura, mu bwibone no kwishira hejuru. Ansanga ntafite uko nakwigira kose, ntazi uko bwije uko bukeye, kandi najaga mu rusengero ngasenga kuko abandi basenga, nkagenda buri sande nkaja gusoma, ariko ntaramenye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nkaja ndikorera ndetse n'amaturo, nkayajana ku kanisa ababyeyi banje bagiye gusarura, nkakaba ari nje ugenda wikoreye amasarura. Ariko ibyo byose ntabwo nari nakabonye umwami Yesu. Ahangaha niho ndi gushima umwami Yesu yansanze ndikurira, mbabaye, mfite agahinda mu rugo, ibintu byari bidukomereye, dufite agahinda twese mu rugo iwacu. Nuko umwami Yesu ansanga mfite agahinda, ndi gutekereza kuja kwiyahura, kuko ibintu byo nari ndi kureba hariho abantu bari kutwoherereza amahembe, bari kuturoga, tukabona ibintu bitatworoheye. Mama batsindika amahembe, mama ahinduka imbwa, mama ahinduka igisamagwe. Rero mu rugo tubura amahoro kuko ntabwo twari twakabonye umwami Yesu. Igihe kigeze niho abasenzi baje iwacu baradusengera. Ubwo iwacu twarengaga inzoga, twengaga nk'amaduramu nk'abiri gusubiza hejuru. Nuko mama ageze aho arakizwa. Mama ko yakijijwe, nuko njyewe nanga gukizwa, ndi kuvuga nti mama ubwo akijijwe turaja turakura hehe isente zadufasha kugira ngo tubone icyadutunga. Nuko ngeze aho nigira inama yo kugira ngo nzabwisha mama kugira ngo tugume twiyengere maze twibonera agashiringi. Ariko nkabona ibintu ntabwo byoroshe, ibintu byaga biri kwikubita ku nzu, inzikara iri kunyeganyega, ibintu biri kuyinyeganyeza, umurogo ukaka mu nzu. Ubwo aho ngaho niho nashobewe, ntangira kurira mbuze iyo naja. Hariho umugabo waje iwacu aravuga ngo tujane mu bapfumu. Ndavuga nti oya, kandi si yo ngiyo niyo tugiye kuja. Ngeze aho icyo nakoze ndatangira ndarira, tekereza ibyo kuja kwiyahura muri Mutanda. Iryo joro naraye ntasinziriye. Rero ko naraye ntasinziriye, ntekereza ngo mu gitondo ndabwira ba mama tuje kwiyahura. Nibo nibanga nje ndakomezamo tuja kwiyahura. Aho ngaho niho umwami Yesu nabaye ndaryamye, numva ijwi riraje riravuga ngo Aida kizwa. Ubwo nari nahoze ndikurira. Nuko muri nje numva ndakijijwe, numva nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Iwacu niho baje basengerayo. Ubwo aho ngaho icyo gihe niho hari Reverend Nzita Samu
niwe wari waje n'undi muzungu witwa Jene Green baje gusengera iwacu. Nuko barambaza ngo umukobwa urakijijwe, ndababwira ngo ndakijijwe. Kuva icyo gihe niho bansengeye, nuko numva muri nje ndi gusenga ngo Uwiteka niwe urugendo rwanjye nduragize. Kuva icyo gihe 96 niho nakijijwe, nemera Yesu nk'umwami n'umukiza, hari mu kwezi kwa 3. Ntangira urugendo. Urwo rugendo ntabwo rwanyoroheye. Natangiye nkaja ndasenga, ndaterana, nkaja mu biterane, nuko ngeze igihe kimwe nari nihebye ndi kwiganyira, Imana irambwira ngo tukiganyire. Nuko ndibaza ti Imana imbwiye ngo sintiye kuja ndiganyira, yansanze ndi kwiganyira. Ariko Imana ikomeza kumpeka ku mugongo gwayo. Nahuye n'ibikomeye, nshaka n'amagwa, amagogo nashatse nabwo ntabwo byari byorosha. Abantu baranyanga, family yongiye miranyanga, abantu ndibaje baranyekura, ariko nje nkaguma ndasenga. Nuko ariko Imana ikomeza kumpeka ku mugongo, irandwanirira, ngahura n'ibikomeye, ngahura n'abantu bakanyanga, bakandoga, ariko nkaguma ndasenga. Umwami Yesu agakomeza kundengera. Nawe niwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, akaza mu mutima wawe, niwe uzakuyobora mu bikomeye no mu byoroheje, kuko nanjye yambereye ku rugamba. Yesu ambereye ku rugamba, naho ababyeyi bawe bakwanga, naho abandi bose bakwanga, ariko Yesu we agumana natwe. None cyo mbabwira bene data na bene mama, Yesu ntareba ku butoni, Yesu ntavuga ngo we umeze guca, Yesu ntareba uko umeze, ahubwo we abana nawe mu gihe cy'umutakiye ibyawe byose. Uje ubibwira umwami Yesu, wabibwira inshuti ikagenda ikakubunza, ariko Yesu we ntabwo yakubunza, ahubwo we arakuramira kandi akagumana nawe. Hajya amazina gawe watubwiye ngo witwa nde? Nitwa Nkurunziza Aida. Nkurunziza Aida. Uri umupasitori, uri umubwiriza butumwa, cyangwa se isobanura abantu bari badukurikiye hano kuri T Benjamin TV bimeze bite? Jewe ndi kubwira abantu kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, nk'umuntu wabonye agakiza. Watubwiye ko bitari byoroshe umaze gushaka n'amago. Ese nihe nama wagira abantu kubw'ibintu by'urebye? Abantu bamwe bakunze kuja mu mago, babona bitoroshe, bamwe bakahukwana, nanga iki babonye mu rugo bari kubanga. Wowe wagira icyo abantu inama bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo? Bene data, inama yo nagira bagenzi banje bahuye n'ibibazo mu mago, nuko baguma mu mwami Yesu bagasenga, Yesu akababera ingabo ibakingira, akabarwanirira, ntibarwane, ntibatukane, ntibaje mu bapfumu, ahubwo bakaguma bagasenga kugira ngo Imana ibahereze kwihangana. Bagakomeza gusenga, Imana ikabakorera ibyo bashaka, bakomeje kuyizera. Uri umumama w'abana bangahe? Ndi umumama w'abana 5. Bana 5. Aha, aho ngaho nicyo gushimira Imana cyane ruyare, ku buryo mbe uri umukecuru muri makeya. So Imana igukuye ni kure cyane. Ni kure cyane. Ubuhamya utanze ni bwiza cyane kandi bufashije benshi hano bari kumviriza, kandi ni abantu benshi bakijijwe pe. Ukomeze urugendo, n'ahandi abantu badukurikiranye ubabwiye ijambo kiryanyuma, nanga se ubifurije iki? Abantu badukurikiranye mbifurije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bakamwizera, bakamubamo. Harimo abavuga ngo bafite Yesu, ariko ibigeragezo byabageraho bakagwa, bagasubira inyuma, bakaja kwa Satani. None ndi kubagira inama ngo mukomere mu mwami Yesu, niwe uzabarengera mu bikomeye no mu byoroheje. Ese ko turi mu mwaka musha 2025, niki wabwira inshuti zawe zidukurikiye aka kanya? Inshuti zanje icyo nzibwira, umwaka wa 2025 bagomba kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza,
kuko gutura muri iyi si ntabwo bitworoheye udafite Yesu. aha wakoze cyane, Imana ikurinda ntigasinzire.